Nk'uko mubizi mu ndimi z'abazungu hari amagambo aba afite igitsina. Urugero, umudamu ntiwavuga ngo umudamukazi. Umudamu ni ijambo ry'igitsina gore. Reka ibi tubireke kuko siyo nkuru nabazaniye. Nshuti mukurikiranye ibiganiro bya PIFA TV Official, tugiye kuganira ku nkuru y'umuzungukazi winjiwe n'umugabo. Umudamu yarimo kuganira n'umugabo we, nubwo batasezeranye ariko bari babanye neza, batunze batunganiwe. Umudamu icyo gihe yabonye akazi mu ntara, umugabo nawe akorera mu mujyi. Ahabana na mama we kuko mama we atari kuba wenyine kandi bafite inzu nini mu mujyi. Iyo nzu yari y'umudamu, yari yarasigiwe n'ababyeyi. Gusa haje kuba akabazo gatunguranye, mama w'umugabo aza gupfa. Ubwo yari nyirabukwe wa mudamu. Umugabo nawe arwara kanseri, atakaza ubushobozi bwo gukora. Ku kazi yari amazeho igihe kirekire, baramwirukana. Ariko umudamu nubwo batasezeranye amuba hafi, ndetse amugira inama yo gushinga akabari mu rugo iwe, kuko bari bafite inzu nini cyane iri n'ahantu heza, kandi amafaranga y'imperekeza bari bamuhaye ku kazi yari ahagije ngo ashinge bizinesi y'akabari. Akabari aragashinze, abakiriya baraje, ndetse babaye benshi kuruta uko babitekereje. Icyo gihe n'abasinzi bananiwe gutaha bakarara mu rugo kuko iyo nzu yari nini cyane rwose, kandi icyo gihe umugabo yayibagamo wenyine. Reka umugabo yigira inama yo kwagura akabari kuko yari amaze kubona ari mu nyungu cyane. Ahari garaje atangira kuhagura ngo ahashyire resitora, ariko kubera ibyago barimo gusudira bakora ikosa, inzu yose n'ibyari birimo birashya birakongoka pe. La façade calcinée du bar témoigne de la violence de l'incendie. Dans cet établissement de Rouen, le sinistre a fait 13 morts et 6 blessés la nuit dernière. Umugabo afata telefone, yo ntiyahiye kuko yari ayibitseho. Ahamagara umugore we wari mu ntara aho yakoreraga. Atalo, ndatalo. Umugore ati ko numva se uvuga nk'ufite ikibazo biti. Umugabo ati umva, napfishije mama, umba hafi. Narwaye kanseri, nabwo umba hafi. Banyirukanye ku kazi, nabwo umba hafi. Business yanjye ihombye, umba hafi. Ariko kuri iyi nshuro sinzi uko biri bugende. Umugore ati nta kibazo, ntubizi se, nzakomeza kukuba hafi rwose nk'uko bisanzwe. Umugabo ariyamira ati hoya, ntekereza ko kumba hafi kwawe n'umwaka muba muri kumwe. Bakunzi ba PIFA TV Official, murumva ari ufite umwaka hagati y'umugabo n'umugore. Mubitwandikire muri comment, mukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.